Kenshi cyane ujya wibaza impamvu ukora byose, ukarya neza, ukagira regime nziza ariko ukabona ibiro byawe bihora bizamuka buri gihe. Utege amatwi ubane natwe muri iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe ibintu ugomba kwirinda gukora nijoro kuko bituma ushobora kugira ibiro byinshi, ingamba zose wafata ntizigire umusaruro zitanga. Ibyo tubabwira muri uyu mwanya tubikesha ubushakashatsi bwakozwe na Harvard Medical School, aho ubushakashatsi buvuga kuri sleep and weight gain. Tubikesha kandi ibyo twashakashatse cyangwa twasomye muri World Health Organization Guidelines on Sugar Intake. Hanyuma kandi twanasomye ubushakashatsi buvuga kuri hydration and appetite confusion. Ibyo byose ni ibitabo bitandukanye bitwereka uburyo hari ibintu ushobora gukora nijoro bigatuma ibiro byawe byiyongera. Rero mubane natwe nk'uko bisanzwe muri kumwe na nutritioniste dietitienne Anastasie. Ikintu cya mbere rero ugomba kwirinda ni ukwirinda kurya ibiryo byinshi nijoro. Iyo uriye ibiryo byinshi nijoro, umubiri wacu akenshi kuva ku masaha ya 3 kuzamura metabolisme itangira kugenda igabanuka cyane. Ibyo rero bituma iyo uriye bya biryo bitinda kugogorwa, hanyuma n'igihe bimaze kugogorwa energy wakuyemo, isukari wakuyemo, amavuta yakuye mu igogora, kuko ntacyo umubiri uri buyakoreshe, utangira kuyabika, ukayabika nk'ibinure. Ibyo ngibyo bikagenda byongera ibiro uko uhora ubigenza gutyo. Hari nanone kurya snacks nyinshi nijoro, ahangaha twavuga amafiriti, amandazi, za biswi, za keke n'ibindi. Impamvu bibyibushya ibi biba bikozwe n'isukari ahanini ndetse n'ifarini yacishijwe mu ruganda cyane igatakaza amafibre. Bituma rero iyo ubiriye udahaga vuba, bityo ukarya ibintu byinshi kandi birimo isukari. Ibi bintu rero bituma umubiri nanone ubika ibinure byinshi n'isukari nyinshi. Hari nanone kunywa ibinyobwa birimo isukari nijoro. Hari abantu benshi usanga banywa icyayi kirimo isukari nyinshi, banywa za soda, banywa za coca nijoro, n'ubundi bituma insuline yacu izamuka cyane, umubiri ugakora glucose nyinshi ikinjira mu mubiri, kandi kuko iba itagiye gukoreshwa usanga umubiri uyihindura ibinure, ukazajya ibiro bikajya bigenda bizamuka buhoro buhoro. Hari nanone kudasinzira neza. Iyo tudasinziriye neza, umubiri wacu ugira ikibazo cy'uko umusemburo wa cortisol uzamuka cyane. Uko umara igihe udasinzira neza, niko wa musemburo utera akavuyo mu yindi misemburo, bigatuma umusemburo ushinzwe kuzamura apeti no kumva inzara witwa ghrelin uzamuka, hanyuma ushinzwe kugabanya kumva inzara na apeti witwa leptine ukagabanuka cyane. Icyo gihe rero usanga umuntu udasinzira neza nijoro akunda gushaka kurya ibintu by'isukari nyinshi n'amavuta menshi. Ibyo murumva ko aho bikururira umuntu nta handi, nuko umubiri ubika ibinure, ya sukari uyihindura ibinure hanyuma ukabibika, ndetse n'ibinure nabyo birumvikana bikabikwa, kuko icyo gihe iyo dusinziriye cyangwa se igihe turyamye nta yindi mirimo tuba turi gukora, nta ngufu umubiri wacu uba urimo gukoresha, bigatuma rero ibyo binure n'ayo masukari bikabikwa nk'ibinure nyine. Hari rero n'abantu bakunda gukoresha telefone nijoro, ugasanga arinze ajya mu buriri agifite telefone. Akenshi na kenshi
telefone cyangwa televiziyo zirekura urumuri bita infrarouge. Izo infrarouge zituma umusemburo wa melatonine ubwonko bwacu butawukora, bugakora undi musemburo utuma noneho umuntu aba maso. Uko urushaho gukoresha telefone nijoro niko urushaho kugira ibitotsi bikeya. Uko ugira ibitotsi bikeya niko ya misemburo izamo akajagari, ugasanga kugenzura apeti no guhaga umubiri ntukibifite neza kuri kontrole yabyo. Ubundi birasabwa ko nibura mbere y'uko uryama uba widekonegise cyangwa wavuye kuri telefone na televiziyo nibura isaha imwe. Ntabwo ari byiza rero ko umuntu ajya mu buriri ngo yinjiranemo na telefone cyangwa se yinjiranemo agende afitemo na televiziyo mu cyumba cye, ku buryo mbere y'uko umuntu aryama usanga ari izo infrarouge na infrarouge ziba zimugeraho. Rero ubwonko birabubangamira cyane gutanga umusemburo w'ibitotsi. Nk'uko tubikesha American Heart Association itubwira yuko nanone ibintu bishobora gutuma umuntu agomba kwirinda gukora nijoro ni ukurya atinze. Kurya umuntu akerewe n'ubundi biba byinjiye. Iyo tuvuze gukererwa ni ukurya nyuma ya saa moya. Nyuma ya saa moya umuntu aba yakerewe kurya, kubera ko nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byashize kuri ritme circadienne yacu y'umubiri wacu, saa 3 umubiri utangira kugabanya imikorere y'ubura. Ni ukuvuga mbese inzira z'igogora zitangira kugabanya imikorere yazo. Rero uko urya ukerewe kandi ukarya byinshi bituma ugira gute wiyongera ibiro cyane, kuko n'ubundi metabolisme iratinda kuko uba wariye mu gihe kidakwiriye, hanyuma n'ibyo igogora ryaguhaye bikajya kubikwa kuko nta kazi uba urimo gukora. Ikindi nanone gishobora gutuma ugomba kwirinda, gishobora gutuma ibiro byawe bizamuka, ni ukurya ibiribwa birimo ibinyamasukari byinshi. Cyane cyane tuvuge nko kurya umuceri mwinshi nijoro, kurya kawunga nyinshi, kurya ubugari bwinshi nijoro, n'ibindi biribwa bigiramo amasukari. Ni ukuvuga ngo aba ari amasukari y'umwimerere, ntabwo ari nka yandi twabonye hejuru. Kunywa amasoda n'ibyayi birimo isukari biratandukanye n'ibyo. Kurya ibiribwa bikungahaye cyane ku binyamasukari, ibyo nabyo bituma umubiri wacu tuba tuwuhaye isukari nyinshi mu gihe itawukeneye. Nanone ntuzibeshye ngo ibi ngibi ntabwo ari isukari yo mu nganda, ntabwo ari isukari yihuta cyane mu maraso. Uko yaba imeze kose, iryo joro ryose umubiri urayigogora, ariko uko uyigogoye ntugiye kuyikoresha, rero urayibika. Kandi isukari umubiri uyihinduramo ibinure, hanyuma ukagenda ubibika ku bice bitandukanye by'umubiri wacu. Ikindi nanone ugomba kwirinda kutanywa amazi ahagije ku manywa, kubera ko hari igihe ubwonko bwacu bwitiranwa ibyo bintu. Kuba utanyweye amazi ahagije, ubwonko bushobora kwitiranya inyota n'inzara, ugasanga umuntu arariye aho kugira ngo anywe amazi. Ibyo nibyo twabonye tugitangira mu bushakashatsi bwagiye bukorwa, aho icyo kintu bakita cyane hydration and appetite confusion ubwonko bugira, bitewe n'uko umuntu aba atanyweye amazi ahagije ku manywa. Ikindi kintu nanone ugomba kwirinda ni ukubaho utagira igihe cyabugenewe cyo kurya. Hari abantu usanga kurya, isaha yo kurya nta kintu ibabwiye. Uyu munsi akarya saa 12, ejo akarya saa 2, ejo bundi akarya saa 4 z'ijoro, ubundi akarya saa 6 z'ijoro, ugasanga nta gahunda agira yo kurya. Kutagira gahunda yo kurya rero bitera umujagararo mu misemburo ishinzwe gukontorora no kwita kuri apeti no kubika ibinure, bigatuma imisemburo ahanini usanga umubiri uvubura umusemburo wa cortisol. Uwo musemburo wa cortisol ukaba ufasha umubiri cyane
cyane kubika ibinure. Nanone kandi nabibutsa ko ku bijyanye no kudasinzira neza, ku bantu badasinzira neza, umubiri ugira tendance yo kubika ibinure byinshi ku nda. Murabyumva rero hari ibintu byinshi bitandukanye tugomba kwirinda, kuko hari igihe usanga umuntu ari muri gahunda yifuza ko izamufasha kugabanya ibiro, ariko ibyo akora byose ugasanga nta kintu ageraho. Akava ku ivuriro rimwe akajya ku rindi, akavuga ati hariya ntabwo bashoboye kumfasha, hariya ibyo bakora ntabwo babizi, ugasanga ahora yiruka ajagaraye, ava ku ivuriro ajya ku rindi ashakisha icyamufasha kurushaho, ariko kandi imigirire ye itandukanye, rimwe na rimwe aba atabwiwe cyangwa se yanayibwirwa ariko ntayihe agaciro, guhinduka bikamubera ikibazo, ugasanga ibyo akora byose nta kintu ageraho, nta musaruro bimuha, ukabona buri gihe azamura ibiro, cyane cyane ibiro byo ku nda n'ibindi muri rusange, ugasanga birazamuka umusubirizo. Rero akenshi na kenshi ni ibintu bito bito byo mu buzima ushobora kuba usuzugura, ushobora kuba udaha agaciro, bishobora gutuma ugira ibiro byinshi malgré cyangwa se nubwo waba uhora ukora effort zitandukanye zo kugira ngo ugire ibiro byiza. Hari igihe umuntu aba afite ibintu by'agahinda cyangwa ababaye, ugasanga ariyahuza kurya. Ibyo nabyo ni ibintu umuntu agomba kwirinda, ndetse n'igihe waba ubabaye ukamenya ngo ni ibiki nkwiye kurya igihe ubuzima bwanjye bw'imbamutima butameze neza. Icyo bita rero emotional eating, umubiri ubikora ushaka kugira ngo wibagize wa muntu cyangwa se umushimishe, bigatuma arya cyane. Akenshi iyo umuntu ari muri ibyo bihe arya cyane ibintu by'amasukari n'ibintu birimo amavuta, cyane cyane akabirya nijoro, kuko akenshi usanga ariho abonye umwanya atuje ari wenyine, akicara akanywa agacyayi gahoro gahoro yongeramo isukari, akanywa se fanta, akanywa se coca. Ikindi kandi usanga bitaburana no kuba umuntu ari kurya n'utundi tuntu turimo isukari nka biswi, amandazi, amakeke. Ibyo byose umuntu agakomeza kubirya. Iyo umuntu amaze igihe kirekire ubuzima bw'imbamutima ze bufite ikibazo, akenshi usanga agenda yiyongera ibiro. Abantu benshi bazakubwira ko iyo bafite stress cyangwa se iyo badatekanye mu mbamutima zabo, akenshi biyongera ibiro cyane. Ibyo bintu ni ukuri, ariko igituma dukomeza kuganira duhugurana ni ukugira ngo tujye tumenya uko twitwara igihe hariho ibibazo, tumenye uko twitwara ugereranyije n'uko twitwaraga, kugira ngo imyitwarire cyangwa se imigenzereze imwe n'imwe ishobora kudukurira mu kaga tubashe kuyirenga. Rero igihe ufite intimba, igihe ufite agahinda, gana ababishinzwe. Ikindi kandi mu kubagana bakuha uburyo ukwiye gukoresha, nubwo warya kenshi ariko ukarya ibijyanye nawe ibikwiriye muri icyo gihe, kugira ngo we kwiyongera ibiro bitewe n'igihe urimo ucamo. Rero mwabyumvishe yuko hari ibintu bigeze ku 10 tugomba kwirinda gukora, cyane cyane nijoro, kugira ngo tutagira ikibazo cyo kwiyongera ibiro by'umurengera. Umuntu yakwibaza ati ese kuki ibyo bintu biri kuvugwa nijoro, ku manywa ho umuntu abikoze hari icyo byaba bitwaye? Impamvu bivugwa cyane nijoro nuko iyo migenzereze nijoro, ubushakashatsi bugaragaza yuko uko umubiri w'umuntu uteye nijoro, ritime ya digestion cyangwa se igogora iragabanuka cyane. Ikindi ibyo umubiri uba ukeneye nijoro bijyanye n'imbaraga, donc bijyanye na kalori umubiri uri bukoreshe, nazo ziragabanuka cyane. Umubiri uba ukora icyo bita metabolisme basale, ijyana energy uba ukeneye, ni ijyana no guhumeka, gutuma amaraso asirikira. Urebye ibijyanye n'igogora nabyo biba byagabanutse cyane ugereranyije no ku manywa. Akaba ariyo mpamvu rero byongerwaho kubyirinda cyane nijoro, nubwo no ku manywa bitari shyashya. Uriye isukari nyinshi ku manywa, ukarya amasinakisi menshi ku manywa, n'ubundi
umubiri urabikoresha, ariko iyo ari byinshi n'ubundi ntibituma udakoresha ibyo ukeneye ngo ibyo udakeneye ubibike. Ariko rero nijoro birushaho kuba akarusho, kuko noneho ibyo uba uri gukoresha biba ari bike cyane. Rero urabyumva impamvu ari nijoro. Ndizera yuko uko twabanye mu kiganiro wagerageje gutega amatwi kandi wumvishe niba hari imigenzereze wari ufite itameze neza muri iyi ngiyi twavuze, ugerageze gukosora. Niba wajyaga ugerageza kugabanya ibiro ariko ukabona bitagukundira, cyangwa wabigabanya ukajya ukabona nyuma y'ukwezi kumwe ubigabanyije byongeye byagarutse, biba biterwa n'impamvu imwe cyangwa nyinshi muri izi ngizi twavuze. Ni byiza rero kugira ngo dukomeze kugenda twunguka ubumenyi, tugende duhindura uburyo twitwara ugereranyije n'imirire yacu, ugereranyije n'ubuzima tubaho muri rusange, kugira ngo turusheho kugira amagara mazima. Amagara mazima twibuke ko atuma dukora akazi neza, iterambere ryacu rikagerwaho uko tubyifuza. Kurwara bitera ibihombo bitandukanye. Ni byiza rero ko twirinda kurusha ko twagera mu bibazo. Akenshi na kenshi iyo tuvuga ibi ngibi, umuntu aravuga ati se ubu ngubu jugujugu iriho kuri iyi si, isi iri kwihuta cyane kandi tugomba kugendana nayo. Ibyo bintu ntabwo umuntu yabona igihe cyo kubikora byose ngo ibyo bintu byose umuntu abyiteho. Harimo ababivuga, si bo benshi, ariko n'abo ngabo babivuga ntabwo twifuza kubatakaza. Turifuza yuko twajyana n'iyo jugujugu, ariko nayo tukajyana nayo kandi turi bazima, dufite n'imigenzo myiza, kuko birashoboka. Abayirimo bose ntago bagenda, ntago bangiza ubuzima bwabo, kuko iyo twarwaye ntago tuguma mu rugo, tugerageza gushaka kujya kwa muganga. Tujya gukora iki? Tujya kwa muganga kugira ngo basanasane iminsi y'icumi. Ni ukuvuga rero iyo ubirebye neza ubona ko n'ubundi ugikeneye kubaho. Kugira ngo rero ubeho, baravuga cyane ngo la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Ubuzima nta giciro bugira, ariko hari icyo bugusaba kugira ngo ubugereho, ubugire ari bwiza. Rero dukomeze tugire ubuzima bwiza, nibyo tubifuriza muri La Pervenche. Ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.